urabyibuka tukiga nko muri tronkome hari ibintu twigaga muri za biology za chimie byo gushushanya none ibintu byo gushushanya abakobwa ntago babyumva ibintu byo gushushanya noneho ugasanga wowe wifitiye nka tara yo gushushanya ngiye rero nari mfite iyo tarasha nari mfite iyo tara yo gushushanya hanyuma rero umukobwa ngabishisha muri ubwo buryo nyine nkumva ndi proud yuko umukobwa nzaniye ikayi yiwe ngo mushushanye ngo ni mushushanye n'abatipe bandikiraga abakobwa note bo nta note bafite uyu rero ashobora kuba ari muri ba bantu bamugani bagira ariko iki ni kikugaragariza ko iyo umujama yakuze adatinyutse abakobwa cyane ni kikugaragariza nk'uyu nguyu buriya ntabwo yatereta akoresha amagambo akoresha ibikorwa bajya bavuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana hari igihe rero umuntu yibwira bimwe bigatuma ashukika cyangwa se agakora iby'ubwenge hano rero turi ni kuri MGN7 cyane cyane MGN7 show MGN7 show nta kindi tubazaniye ubayeho ute muri sosiyete ni icyungukira muri sosiyete tubayemo cyangwa se iyo wabayemo rero aha muri kumwe nanjye Banamwana Ramadan ntabwo ndi njyenyine hano kuri MGN7 cyangwa se mu kiganiro MGN7 show ndi kumwe n'abashyitsi nk'uko mubibona noneho abashyitsi bacu bagiye gutangira batwibwira bagiye kutubwira ngo sosiyete babayemo na akahe gashya ni iki bayungukiyemo iyo babayemo niyo babayemo iki gihe ndetse nawe niba hari ikintu kidasanzwe wabayemo cyangwa se wabonye muri sosiyete wabayemo cyangwa ubayemo muri iki gihe urabishyira muri comment there tuzagisome tukiganireho ni karibu reka batangira batwibwira karibu ndabasuje cyane abadukurikiye harya Ramadan ngo turabashyitse ndi umushyitsi witwa Izabahe Fabrice twaje muri show kandi twishimiye kubana namwe ndabizi neza ko dusanzwe tubana no mu bindi biganiro tubaye ikaze mwese rero kandi twize ko turaza kugirana ibihe byiza mukomere cyane ariko nanone buriya ndabona amasura atari ubwa mbere kameme nubwo ari ubwa mbere kuri kamera za MGN7 ariko turasanganwe gusa MGN7 abakunzi bacu reka tubasuhuze nitwa Tuyishime Audieri nanjye tugiye kubana muri iki kiganiro cya MGN7 show mu buryo bwose bushoboka tugiye kuganira neza kandi turabizi murabyishimira kandi murabikunda murakoze nkuko babwiye uyu ni Izabahe Fabrice uyu ni Tuyishime Audieri nanjye ndi Banamwana Ramadan tugiye kubana aha ni iki kiganiro ni MGN7 show cyane cyane muri sosiyete tubayemo ni ibiki uhungukira ni ibiki bidasanzwe wagiye ubona iyo wabayemo ku ishuri mu rugo n'ahandi wagiye usura ni karibu tugiye gutangira rero kuri Fabrice ariko Ramadan yego hari ikintu narimo ntekereza nari nivuze ngo Izabahe Fabrice n'umuntu witwa Tuyishime Audieri hari ibintu batumenyeho tugiye kubanza kubibwiraho yego kagira inkuru niba mujye mukunda gukurikirana ibiganiro byacu waba warigeze wumva aka kantu mu muco n'imibereho myiza ubu niwe ngewe ese Tuyishime Audieri gasubiremo ka kantu wavuze mu mubano n'imibanire nubyumva urumva mukuntu gasoundinga ngo mu mibano n'imibanire okay Fabrice yes dushaka utubwire ubundi mu gihe cyawe cyo muri segonderi niho dushaka dutangiriye nuduki wagiye ubona twagusekeje dutuma uba shocked na n'ubu ujye bukavuga ngo barunaka muri iki gikorwa tuganiriye muri segonderi ubwo birumvikana duhera muri mu cyo bita tronkome icyo twita tronkome hari ikintu nshaka kugarukaho kimwe cyonyine ikintu bita kunyozora ikintu bita kunyozora kandi abudiya nawe byakubayo twaranyuzuwe cyane rwose birumvikana ntiwagera mu kigo bwa mbere ngo uvuge ngo uri intyoza mu buryo bwo kubaho hari iyo wageze babanza kukwigisha kubaho kameme kandi nawe byakubayo Ramadan njye ntabwo byambayeho kandi uko ni ukuri
hari utubeshye wari uhafite mukuru wawe ubundi ngewe ibintu byambayeho nari mpafite grand frère noneho murabizi cyane mu bigo bya segonderi biba bifite tronc-commun zonyine abana biga mu wa gatatu baba bumva ari bo bakuru baba bumva ahubwo nta n'andi mashuri ari hejuru yabo njye nagiye muri segonderi rero we yiga mu wa kabiri none mu wa kabiri cyari mu gihe abana biga mu wa kabiri cyane cyane abasore muri ibyo bigo bifite tronc-commun gusa baba bumva none bageze mu bihe nyine bamaze kuba icyo bita abaligende rero nari mfite yo grand frère ngezeyo ngeze mu wa mbere cyakora ntago nababeshya nagiye hashize ibyumweru 2 muri make barafunguye wowe uri mu rugo hashize ibyumweru 2 ujya ku ishuri hashize ibyumweru 2 uretse ko byari byatewe n'indi mpamvu z'uburwayi ubundi ni ibintu byari bimenyereye iwacu ko icyumweru cya mbere yego kwabaga ari ukunyuzura icyumweru cya mbere wowe ugendera mu cya kabiri njya mu cya kabiri ariko nanjye bantegeye hanze umuntu nari nzi neza ko agomba kunyuzura arangije araza mva rero ntabwo ibi bintu turaza kubyumvikanaho ndangije mugurira biswi yari umukobwa yari umusore yari umusore ariko nazimugure turi hanze noneho tugeze mu kigo kubera ko urumva n'ubundi yari aziranye na grand frère ngeze mu kigo ewana tugiye muri break numvaga mfite ubwoba ndavuga ntubu nyine bagiye kunyereka icyo bita imbibi z'ikigo kagiye kuba ariko itimu z'abantu bakundaga kunyuzura zari ziziranye na grand frère aravuga ati ni petit frère ntimuze kumukoraho nicyo kintu rero cyambayeho nko muri segonderi cyane ariko Abdi ndabizi neza nabyakubayeho ase ubundi Abdi wizeye ubundi nge tronc-commun nayize ahantu habiri hambere nahangaye i Musanze aho bita kuri Marirene Rwaza niho nize miga umwaka umwe wo mu wa mbere ariko nkurikije n'imbeho yari ihari kandi n'urukani Rubavu urumva ni imbeho n'ubundi hose ariko iya hano yarandenze kuko hari ahantu ubona ari mu ishyamba nyine ku musozi hejuru ariko nakundiraga ikintu cyiza cyane nubwo nahavuye ubwo ni ibiryo uko mbona ngana si ibintu bije nonaha ni ukuvuga ngo byaje kera kuko nakundaga ikintu bita icyo kurya ariko hari abajene ku ishuri wasanga bari mu bintu bita ibidisha yego ugasanga bo utuntu tw'udusahani ntabwo batwikoza wari muri abo ntabwo nari muri abo kuko disipurine nayitojwe kera nk'uko bavuga bati mw'ijage tronc-commun byari ibyanjye ni ukuvuga ngo ari ikintu njye cyane nimugire ngo ni ukwiyemera ariko ndi tronc-commun mu wa mbere kameme aho ngaho i Rwaza nyiri tronc-commun aho ngaho mu wa mbere ndibuka hari indyo yahabaga ntigeze mbona mu bindi bigo iyo ndyo niba hari umuntu wayiriyeho rwose salute kuko buriya uzi ibintu byinshi iyo ndyo bayita cerigori ni ndyo utubwo ngewe rero ntabwo nigeze niga internet ntabwo nababeshya urumva rero iyo ndyo nayo nakirirwa cerigori bitetse tubwire ukuntu wayibonye ukuntu imeze ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nkubwira ngo ni iri unique wagira nicyo kigo cyonyine kihigira kuko ni indyo umuntu arya ubwe agahita yumva yuko aryohewe no kuyirya uhaga utarahaga mu kanwa uba ucyumva ikirimo ariko noneho abanyarwanda iki ni Kinyarwanda ngo uhaga utarahaga ni gute umuntu ahaga atarahaga yego ukuvuga ngo uhaga mu nda wowe ukumva yuko inda yabyimbye ni kwa kubyimba kw'inda ukumva ko nukomeza kurya kameme ushobora no kuza kuvamo ibibazo byo gutumba inda kubyimba inda kandi uba wayitumbye nyine uba wahaze ntabwo uba wahaze hari igihe uba wapakiyemo byinshi ariko wibuke ko uhaga ari uko mu kanwa harangije kwemera yuko ibyo bintu rwose bitagishaka iyo cerigori ni ibiryo bimeze ute ni ibiryo bimeze gutya rero ni indyo nawe ubwawe wayiteka gute ni umuceri kameme mbere na mbere ni ceri ni umuceri cerigori ucyumvamo gori uhita wumvamo ko harimo ikigori ni ukuvuga ngo bafata impungure zisanzwe
barangiza bakagenda hariya babetesha, ubwo twe tuyita ku kibetesho nyine, niba ntamwe ariko muzi kusimbizi ubwo abantu benshi barahita bamenya aho basera. Okay, niba ari aho basera ntabwo mbizi, ntabwo nzi ikinyarwanda wabukoresheje, ariko nishinga gusya ya ariko no kubeta nabyo biravugwa. So aho hantu rero uragenda ziramungura ikintu bazikorera, bakora karagashishwa k'umuhondo gusa. Fabrice ashobora kuba atazi impungure, ukaba uri kubivuga nk'abana b'i Kigali nuko batijya twumva bavuga hari ibintu batazi. Impungure muhereza tubwire impungure urazizi? Ramadan ntabwo ndi umwana w'i Kigali nakubeshye. Okay, ntacyo impungure urazizi, ahubwo mbaza ngo Kigali nahageze ryari? Kigali nahageze 2021. Yego. Impungure urazizi? Ariko impungure ndazizi. Ni ibiki impungure? Se ni ibigori. Hari icyo bita igitiritiri, urakizi se? Igitiritiri ndakizi. Ni ibigori nyine bahunguye bakavana kuri cya gitiritiri cyacyo. Ibyo bigori bashobora kubiteka ari ukwabyo, ni nabyo bivamo akawunga. Ariko se nawe ngize akabazo asobanuye impungure bita nibaza, aravuze ngo ni ikigori ngo ukuraho ngo gukuraho bya bigori ngo ukajyana ngo ugasigara igitiritiri. So ubwo cyitwa izo mpungure nizo zitwa ikigori? Kuko uravuze ngo ni ibigori ukuraho ugasigarana igitiritiri. Okay, kuko uri ikigori ni impungure bidutandukanyirize neza twumva. Impungure nabyo ni ibigori ariko bitari ku gitiritiri. none mumere Mike. Okay, ubwo ibigori biri ku gitiritiri byitwa ngo iki? Amazing. Imana isanzwe ntabara n'ahantu nihankure pe, kuko hari umuntu wambwiye ngo ni ibigorigori. Wow. Komeza utubwire rero ibicerigori niba ari cyo. Oya nabanza atubwiye ko ibigori byahunguye ku gitiritiri sibyo byitwa impungure. Mano ntabare ndebe ko nakivana biri ku gitiritiri byitwa ngo iki? Ni ibyo bigori byakuye ku gitiritiri. Impungure ni ibigori bitari ku gitiritiri. None ibigori biri kuri gitiritiri byo byitwa iki? Niko mumbajije. Zamungura kuye ku gitiritiri. Nuvuga ngo impungure ziva ku gitiritiri. Impungure zirava ku gitiritiri yitwa ngo iki? Yego. Icyo dushaka. Genze neza ko ari ikigori. Wow. Nibaza urumva uzi ko ari ikigori. Nukuvuga ngo impungure zavuye ku gitiritiri, wavuze ko ari ikigori, ni ibigori byavuye ku gitiritiri. So none impungure dushaka kumenya ziri ku gitiritiri zitwa ngo iki? Dutandukanyije neza ibyo bintu, ni ukuvuga ngo ikigori cyitwa ikigori ari uko ari kwa kundi bigize ute biri ku gitiritiri. Cyitwa ikigori ari imbumbe batarakuraho ngo hagire ibintu bijya ukwabyo, nka kuriya usanga mu murima kimeze kira, nicyo bita ikigori. Noneho haza impungure, ijambo impungure ukwazo ziza ari uko bamaze gukura ku gitiritiri. Ubwo rero muri make impungure nizo zivamo hajya mu cerigori. Yego, cerigori. Cerigori gute rero? Iyo cerigori kuruta ni ukuvuga ngo iyo cerigori uragenda ugafuta za mpungure nyine, bakagenda hariya baba bafite urusyo rugomba kuba rukuraho kari agashishwa gusa. Tekinike namwe murazizi ko iterambere ni rinini cyane, ni rigari. Ntabwo nzi nk'imashini bigenze ute kugira ikureho agashishwa konyine hasigare cya kintu cy'umweru gusa. So cya kindi cy'umweru cyasigaye rero bakuyeho ka gashishwa, icyo nicyo bafata bagahita bagenda hariya bagateka direct. Nta kindi kintu ukoze. Icyo nicyo bita cerigori. Iryo wakubi rero ndayigutuye, ishaka uzajye kubikoresha bazakubwira. Urumva rero ushobora kuba ari ubwa mbere wumvise iyo ndyo utayizi bita cerigori. Ufata ibigori wamaze kuvana mu murima ugashishura bya bishishwa byabyo, then ugagifata ukagihungura, babyita kubihungura za mpungure, ukagenda aho basera bagakuraho twa dushishwa, then ukabiteka ngo ni ibigori biryoha cyane, babyita cerigori. Ariko twabashe mugenzi wacu izo mpungure zikiri ku kigori zitwa ngo byamunaniki. Ariko Ramadan, none nibo bizi ubyandike muri comment, wenda turebe niba uri umunyarwanda ufite ubumenyi mu kinyarwanda. Yego.
Ramadhan hari ikibazo giye shaka kubaza Abdiel. Yatubwiye Cherigori, yego nabyo ni ikibazo gikomeye, ariko hari ikibazo yatarutse. Yabanje kutubwira ngo yize ahantu mu wa mbere umwaka umwe, arangije arahindura mu wa kabiri ajya ahandi, buriya wasanga no mu wa gatatu yaragiye ahandi. Byagenze bite kugira ngo ahantu wize mu wa mbere ntaba ari gukomereza mu wa kabiri? Kandi tubwize ukuri, abantu bagukurikiye barakureba, abantu mwiganye badukurikiye. Ni byiza mu munyomoze natubeshya mu munyomoze muri comment. Yego, umuntu uzi yuko twiganye mu wa mbere, sibyo? Umuntu uzi ko twiganye mu wa mbere se wiga muri kubasha kwa barabyibagiwe, ni muri A ni B, ni mwambitaga ngo iki? Nize muri A. Yego, nize ikigo. Ikigo ni cyo bita Marirene Rwaza. Aha, Marirene Rwaza. Okay, senior 1. Senior 1. A. Wow. Yes. Abantu twiganya muye mwaka ni promotion yanjye ni 2014. 2014 abantu bize muri Marirene Rwaza. Muri Marirene Rwaza muri senior 1A. Mutere mu bishyire muri comment natubeshye. Kandi usigemo na nimero yawe kuko ndabakumbuye cyane byatari. Kuko buriya nibo bantu twagiranye ubuzima. Urumva gutangira segonderi ukiri umwana nawe n'abandi ari abana n'ubundi muza mumeze nk'abafite utuntu two kujagarara. So kujya kwimura ikigo, sibyo? Njye nyiri hano muri Musanze nabonaga hari imbeho nyinshi pe. Hari imbeho nyinshi, nari mvuye Rubavu yego, ariko kubera bwa bwana nari nyiri muto ya nyine kameme. Urumva nahise mpindura ikigo kubera imbeho, ubuzima bwaho mbona ko ari hatari. Ntabwo ngiye gusebya ikigo ariko habaga imeri bya hatari ku buryo avuze imeri abantu bose segonderi murabyibuka. Segonderi niba warayizemo ukaba utazi imeri rwose, icyo kigo cyanyu ujye uvuga uti burya cya kigo cyari gisobanutse. Ariko ako kantu nako kajemo gahita gatuma ndeftinga nkahita njya ku kindi kigo. ubuze ibintu by'imeri nibuka nanjye aho nize mu wa kane, kuko twe twagiraga igihe noneho bakadusora muri dorotwari, bakazana imiti tukamara igihe turyama mu maklasi. Bwacya tugiye tukabyuka tukajya tugasubiza matera kuri dorotwari z'abahungu, ariko twaraye mu mashuri. Ubwo ibaze gufata kujya gutegura kuryama, ugiye kuryama uvuye muri etide mu gitondo ukabyuka, kandi uruze kongera gukora etide, urumva igihe twaryamiraga n'igihe twabyukiraga byari bitugoye kubera ikibazo cy'imeri mu bigo bya segonderi. Rwose abantu mwariwe n'imeri mubishyire muri comment kandi mwihangane, cyari cyo gihe. So Abdiel, uratubwiye ngo muri uwo mwaka aho wigaga kuri icyo kigo wari mutoya, akantu kunyuzura se kari karimo? Ahubwo niko kantu buriya katumye nibuka ibyo byose. Akantu ko kunyuzura turi segonderi ndibuka baratunyuzuraga ukavuga uti kabisa abantu rwose bakoze igikorwa nanjye ubwanjye numva kimbabaje. Ni ukuvuga ngo ntabwo nanyuzuwe cyane, ndavuga cyane kuko hari ushobora kuba yaranyuze akagira ngo aramutinye. Uzi ikintu akoze? Burya bajya bavuga ngo wagutanzemo. So urumva nanyuzuwe gake, ariko muri ako gake ibintu badukoreraga hari igihe yakubwira uti peti ngwino hano, akaguhamagara mukiri class mubura nk'amasaha 2 wenda ngo cyase muri gutaha, kuko twabaga ikigo ntabwo cyari gifatanya na dorotwari, twameraga nk'abazamuka aho dusohoka ikigo kugira tujye muri dorotwari zacu. So ugasanga umuntu arimo kugenda mukanya undi mujamaraje ahise afata nka Fabrice mu gakano gutya ati bitese mwana ukaba aravuze ati ni sawa, ati yego umeze neza sugira ngo numese agashati atakira. Urumva twagenda turi abahungu gusa, kameme yahita akuramo ishati direct agahita yuguhereza akayikwambika ukiri utaragera muri protayi y'iki ya dorotwari. So urumva ko kantu konyine nge ikintu bankoresheje nukumesesha, wenda nibyo bintu byanguye, nibyo bintu banyuzurishije. Ariko ako kantu bakankoze gake, nubashye nk'abantu nka 3 mbona narinzi yuko banyuzura cyane. Nimara kubaha 3 abandi bose bahita bava turamuntu ushobora kumukora ura mujama n'inshuti ye ntabwo mwakirana, kuko niba wibuka neza iyo umujama wawe baga azi kunyuzura cyane, iyo wamwumviraga bagira ngo muri inshuti. So nanyuzuwe gake cyane, ntabwo ari cyane. Abdiel, hari abandi bantu
bategekwaga guhamagara iwabo bakujyana nko kuri tuwarete bakakubwira ngo hamagara iwanyu ubabwire ko wageze mu kindi gihugu. Noneho kandi nta telefone by'umwihariko wari ufite, bakakubwira ngo shaka uburyo ubahamagara. Hari abakoreshaga inkweto ugasanga yafashe urukweto ari guhamagara mu rugo akabwira situwasiyo ngo rero ngo babyeyi nageze ahandi hantu mu kandi gahugu ngo navuye mu gihuru ngo naje mu bantu. Byaba byarakubayeho? ntabwo byambayeho ariko one day nigeze kugira gutya ngera aho bari kubikorera umuntu, ahubwo ngewe bahita bantegeka aka kantu sinzi, bahita bantegeka gufata, urabona nta parido yabaga irimo, yazaga aje ari seriye nyine ukagira ngo uri umwanzi we kandi utamuzi, ariko akaza ati we fata ifoke hari ukabura yifashe uti indobo nyuma y'iminota 10 mbone yakamye kandi uri kunywa unywesha ifoke amazi unywesha amazi ifoke. So ukibaza ibi bintu ubundi ari bikorera iki, gusa nyine akagira impuhwe mu kanya ukavuga ati ntabyo nshaka, akaba gukubisa urushyi ukarwihanganira ukaburagiye. Njye niko nabigenzaga. Ese Abudi muri kiriya gihe cyo kunyuzurwa hari ikintu bishobora kuba byarakwigishije byaguhinduyeho mu buryo bw'imikurire n'imitekerereze, bya bintu by'ubwana umuntu abavanye iwabo, hari akantu wabarungutse bivuye muri ibyo? Karahari kuko njye ku giti cyanjye situation nyuzemo yose iranyigisha. So ikintu yanyigishije iyo situation twanyuragamo turi kunyuzurwa, yahitaga ikwereka ubumuntu icyo ari cyo. Ubumuntu kuko ni hahandi murabizi igihugu cyacu cyaje kugira situation itari nziza, nka kuriya wabonaga byabaga hari umuntu wahitaga kurura iyo shusho, ntabwo nabibayemo ariko nahitaga nkurura ati siko burya bya bintu bishoboka. Mu gihe umuntu adafite ubumuntu ashobora gukora ikintu kitari cyiza kandi bigakunda. So ukabona umuntu arimo arafata umuntu ati nkaya amazi ni foke kandi foke idafata kandi ukabona ari seriye nta gahunda afite yo kurekera. Urumva ni ubumuntu, kugira ubumuntu ntugire ikiremwa muntu uhutaza kuko burya ntabwo ubuze ejo hazaza, kuko nawe urabizi si uguca imanza ariko murabizi ko hari abantu muhurira hanze ugahita ubona ubuzima bayemo ukavuga uti uyu muntu se wawe undi wanyuzuye. Dore Fabrice we ntabwo watubwiye ko utanyuzuwe. Ntabwo wanyuzuye kabisa ariko waraterese. Yego. Fabrice ntanyuzuwe ariko yabona inkumi z'abandi akazishegera, dore nguyu Fabrice. Ariko ntabwo naterese mu gihe cyo kunyuzurwa. Cyangwa ubwo wabonaga nk'akakobwa kwa kutanyuza, watubwiye ko afite mukuru wa hariya yarakubereye nk'intare ukagenda nyine ubyitwaje wabyimbije agatuza, byageze utereta. Muri tronkome ntabwo naterese. Muri tronkome ntabwo naterese kubera nari nkiri umwana cyangwa ni intenyisha. Twabitaga umuntu wabaga atazi gutereta, yabona inkuma agatitira. Umwe wabonaga abakobwa agahita amera nk'uhunga. Niba batarakunyuzuye ese baba barakuzaniye umukobwa w'umwansi, iyo tuvuze umwansi undi nyine umenyereye akakubwira ngo nebeze ako kantu uziko nyibutse ko turokome ahantu urumva ni muri kigo mu nahise njya mu wa kabiri, aho nagiye mu wa kabiri mukobwa unsumba kameme urumva nakana ndi hasi, arangije baraje ati ngo ntebereze, aza nsangaho nicaye bro. Yigaga mu wakanga w'umukobwa nawe yari uwo mu wa kabiri ariko urumva nari ndokrashije kameme. Hari abantu babaga arabansiye kuko umuntu yari yarasibiye, ndabyibuka yari yarasibiye. Narangije atumizaho umuhungu ati hari abari kubushaka, arambwira uwo muhungu araza aravuga ngo hari umuhungu ni bari kubushaka. Nibuka inguni yabaga nkahariya iburyo bwanjye. So arangije baravuze uti genda hari, ndagenda mageze mpita mbona ndakavarinzwe nk'umuntu urinzwe da. Barangota ndangije ngiye kubona mbona umukobwa arahagurutse utamakuru ati ni meza, meze neza ati meze neza. Kuko urumva ngiye ikigo nari ngiyeho cyari hafi yo mu rugo, nta bantu banyuzuye aho ngaho, niyo mpamvu ntavuga ngo baranyuzuye. Arangije amaze kumbwira gutya barambwira ati nebereza ngo mukana. Umukobwa arambwira tebereze. Seriously uwo mukobwa ndacyamwibuka n'izina. Mutubwire yitwaga nde?
yitwaga nde? Gisele ndamusuje. Gisele aho uri hose rero wadukanguriye umujene urumva wasanga ari ubwa mbere yibuze yaragiranye direct contact n'umukobwa ariko aho kantu karamufashije. Si uko nkanga kuko icyo gihe ahubwo yaramfashije kuko nagiye nzi neza nanjye amakari cyari cyo aho nari mvuye naranyuzuwe ariko aho nari ngiye ntabwo nashaka kunyuzurwa. So byabaye ngombwa ko ngewe noneho mpita mubwira uti ushaka ko mutebereza tibyo gusa uri Karume ndi Karume aho n'umusore atizana abonye mwegeye ahita avuga uti genda wicarire umuntu urya ntabwo bafite uyu muntu n'umunyuzuru urakubitwa. So ako kantu kambayeho nibutse ko uyu mujama ashobora kuba yari afite ininyi ya daje. Okay mumperiye Mike ariko Abdi nawe nubwo uratubwiye ngo wabikoreshejwe no kukunyuzura bihuriye n'intinyi mbo wenda nari nibutse ukuntu umuntu ashobora kuba yagira ubwoba bitewe no gutinya abakobwa. Nkanjye ntabwo nakubwira ngo nabanye n'abakobwa cyane ariko mfite bashiki banjye gusa nyine ubwoba bwo ubwabwo buraza ukumva ko abakobwa nyine utahita ubikururaho direct niyo impamvu ntatrese niga muri tronkome nta urumva hari ibintu ntagiriraga ibitekerezo icyo gihe niba ari cyo muri kwita intinyi ntago mbizi ariko icyo nibuka cyo ahubwo byari byaratewe na famiye yanjye. Famiye hari igihe usanga ufite ababyeyi bakagukanira kabisa bakagukanira kuva ugifite imyaka ingahe umurongo bakuyoboyemo rero akaba ari ukuriramo gutyo. Nibwo twageze mu kigo rero urumva tukiga rimwe ugasanga ngo twagiye gusenga twagiye n'ahandi. Niyo mpamvu umuntu atigeraga abibonera umwanya muri icyo gihe cya tronkome. Hari n'igihe wabitekerezaga watekereza ababyeyi bawe baramerera nabi ahangaha haraza gupfa umuntu kabisa agahita kubivamo. So niyo mpamvu yes. None Fabrice abantu mbibutse neza ko Fabrice ni wa musore wacu tuzi wagize gutya azana slogan yo gutera abakobwa indobo. Yaje gutinyuka uti agiye kuduha uwo murongo w'ubuzima yagezemo ku rwego atanya no gutera indobo. Urumva ko tronkome yaratinyaga atinya ababyeyi ko bamuhana atinya igitsure cy'ababyeyi bituma ayirangiza atanabaje n'umukobwa izina. None Fabrice urugendo rwari rwo gutangira kubaza inkumi izina yegeye witereta byagenze uti? Hari ikintu nibuka cyambayeho. Nabonye umukobwa hako numbaza izina rye ntabwo mukubaza nabonye umukobwa noneho nari nsanzwe mbona abantu twigana ukabona baratashye twebwe urumva twigaga dutaha ukabona baratashye batanye n'abakobwa bafatanye akaboko bakabikora ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu nyine ukajya ubona ahubwo ariyo ambiance y'urukundo ukavuga ati cyakora. Noneho nkajya avuga nti ibintu ngiye ntabwo byashoboka ngo mbikorera. Noneho hari umuhungu w'inshuti yanjye twagendanaga mpita ko mutuma kwa wa mukobwa. Icyo namutumyeyo kwari ukumushyira agapapuro. Wamutumyeho kuri wa wundi ujya ubona afatanya n'undi musore? Oya nuvuga ngo natumye umuhungu w'inshuti yanjye ku mukobwa nari namaze kubona ko wari wabengutse. Nari nabengutse. Noneho nandika akamfata agapapuro ndandika nti nyine ndagukunda n'ibindi n'imitomba myinshi cyane ngira ngo abantu badukurikiye nabo ntibaze kubonera amabuye kubera ko ndabizi kubyabayeho. Nabo banditse utwo tuletere muri secondaire twari trend ugasanga tuge nk'urugero niba umukobwa umukunda kamucunga yarambitse nk'ikayi hariya ugatugenda ukandikamo nk'utuntu hari n'abantu bakubiswe inkoni. Ndibuka n'umuhanzi witwa King James abiririmbyeho. Ahubwo Ramadan hari ikintu cyaturangaga cyane ku batipe babaga bamaze gukunda abakobwa. Urabyibuka tukiga nko muri tronkome hari ibintu twigaga muri za biology za chimie byo gushushanya. None ibintu byo gushushanya abakobwa ntago babyumva. Ibintu byo gushushanya noneho ugasanga wowe wifitiye nka tara yo gushushanya. Ngiye rero nari mfite iyo tarasha nari mfite iyo tara yo gushushanya. Hanyuma rero umukobwa ngabishisha muri ubwo buryo nyine nkumva ndi proud yuko umukobwa nzaniye ikayi yiwe ngo mushushanya.
ngo nimushushanyirize n'abatipe bandikiraga abakobwa note bo nta note bafite. yego Uyu rero ashobora kuba ari muri ba bantu bamugani bagira ariko iki ni kikugaragariza ko iyo umujama yakuze adatinyutse abakobwa cyane ni kikugaragariza nk'uyu nguyu buriya ntabwo yatereta akoresha amagambo akoresha ibikorwa. ubundi bariho bane ni ukuvuga ngo ujya kubirebana abadani abajama babashije gutinyuka nyuma, reka tubyite nyuma, kuko mbere y'uko utinyuka umuntu ubanza kumwereka ko ushaka kuba committed nawe. So bikaba ngombwa ko umwegera ukoresheje ibikorwa, agatangira kukwegera akakwiyegereza kameme, gasanga muhisemo gutyo nyine muhisemo mwuzuzanya muri ubwo buryo, ariko wabanje gukoresha ibimenyetso. Niyo mpamvu rero n'uyu mujama nawe ashobora kuba yarakoreshaga ibimenyetso kurusha amagambo. Nibyo nari ndi kubabwira. Ni muri ubwo buryo nagiye numva nkavuga nti muntu ndamukunze, nkamenya ngo niba twigana ndaza kubicisha mu buryo araza kunzanira ikaye nkamushushanyiriza, cyangwa ntabwo nigeze mwandikira, mwambeshye, ntabwo nigeze mwandikira. So umwe rero noherezaga agapapuro, sinamenye n'amarengero yako, ntabwo namenye amarengero yako, ntabwo mbizi. Uziko ari byo, hari ukuntu wikundiraga inkumi wahasanga yarahise afatiraho ahubwo. Uwo mujama n'ubu ngubu njya nshakisha nimero yiwe ariko nkayibura. So nyine igihe kiragenda, turakura ukisanga nyine wongeye kwisanga mu rukundo. Hanyuma ibyo gutera indobo, Ramadani, gutera indobo se shaho, wari wambajije ngo baba barigeze bantera indobo, ahubwo nyine njye naraziteye nk'uko nari nabivuze cyagiye. Aho ngaho reka mbaze ikibazo, umuhungu atera indobo gute? Umuhungu umusore atera indobo si nguyu se arahari? None se ubundi reka nkubaze, wateye indobo mu buhe buryo? Ongera utwibutse, kuko hari abantu bashobora kuba bageze kuri MGN7 bwa mbere batabonye cya kiganiro cyabanje. So tubwire ubundi indobo umusore ayitera ate ku buryo bitewe n'ukuntu tuzi abasore duteye kameme, ntabwo ariko twese duteye ndabizi, ariko majorite ndabizi yuko benshi bazi uburyo biba bimeze. Ntabwo gutera indobo biba byoroshye ku musore. Ni gute wabigenje? Ntabwo ari ibintu bigoye Abdiel, ntabwo ari ibintu bigoye. Kimwe cyo iyo umuntu yamaze kwiyumvamo amarangamutima yo gukunda umuntu akamukunda, hashobora kubaho ko bombi nyine babyumvikanaho, ubwo n'umukobwa akaba yagize ayo marangamutima, hanyuma urumva birumvikana ko umusore niwe ubanza kugira amarangamutima mbere. So hari igihe rero kigera nk'umusore bitewe n'ikintu uzi ushaka, iyo mvuze ngo ikintu umuntu aba ashaka, hari igihe yicara akavuga ngo amahitamo yanjye kuri girlfriend wanjye azashingira kuri ibi ngibi, umukobwa azaba ameze gutya, azaba yujuje ibi ngibi. Noneho muri cya kintu kiba mbere yo kugenda ngo umwegere cyangwa se umwaprocinge, wowe ukajya umubona muri iyo shusho ukavuga ati bya bintu nshaka, bya bintu amarangamutima yanjye ashaka arabyujuje. So iyo umaze kubigeramo rero, mumaze gukundana, mushobora gukundana ukwezi kumwe, amezi abiri, ugatangira kubona impinduka, ukibaza biragenda bite. Rimwe na rimwe ukavuga ati reka mbikosore bino, duhindurane, bigende bite, bikaza kurangira. Rero iyo bije kurangira, wa muhungu yongeye gufata decision cyangwa se icyemezo cyo kuvuga ati oya, ibi ndabiretse, kandi turabizi neza ko aribyo byitwa ngo gutera indobo. So nibyo rero njye nishatse gusobanura cya gihe cyarageze, uwo twakundanaga mbona bitari kuvamo rwose, ndavuga nti Abdiel, hari ikindi kintu cyitwa gutera indobo kindi wabuze? Ni ibyo ngibyo nari nishatse kuvuga. uko mumaze kubyumva Fabrice ukuntu byamubayeho, Abdiel ukuntu byamubayeho, natwe dufite ubuhamya bw'ibyatubaye muri segonderi, sibyo? Kandi nawe uri kutwumva wenda ushobora kutaragira ubuntu bwo kwiga, ariko muri society wabayemo, cyane cyane nko gutereta, ukuntu ubwa mbere wegera inkumi ijya kwibaza izina wayikunze, uzi situation wanyuzemo. So rero dushaka ko muri comment mu byandikamo, noneho tukazagira uburyo twagura ibiganiro dufite n'ubuhamya bwa bamwe, byaba byiza wanditse n'akazina kawe cyangwa se n'ikigo wizeho. Rero reka kuri ibi by'ubuzima bwo ku ishuri n'uburyo bwo
gutereta uko twabitangiye uko byatubayeho duse nk'ababihiniye aha ariko noneho tujye muri part 2 cyangwa se mu gice cya kabiri. Ikintu tugiye kuvugaho ni ikintu noneho giteye amatsiko wisanga muri bwo buzima bwawe. Ikintu ngushishikarije nuko utari bikureho amaso kuri iki kiganiro, ntukureho amaso cyangwa se ngo ugende ngo logging out. No, weho tugiye kujya mu gice cya kabiri turakivugamo. Ntabwo nyivuze kano kanya kugira ngo udahakura amaso. Turabashimiye. Iyi ni MGN7 show. Ndi Banamano Ramadan. Murakoze.